Hello ladies, how are you? C'est bon. Nitwa Turini, Charlize. Tony, Inzozi, you. Rachel. Ray. Hey, your name please. Rachel, Rachel. Ray, Fanny, And I'm Denise. I'm Denise. So tugiye kuganira ku tuntu tumwe na tumwe tw'utubazo dusanzwe. Ahantu twe twaje ni heza cyane bahita inzazi. No, Galaxy. Ni Galaxy ariko ntabwo yari yitwa Galaxy. yitwaga Inzozi. Iracyari inzozi. Ntabwo barabishyira muri Galaxy. Biracyari muri process. Yeah. So rero twe twicaye ni ahantu heza, please musahasure, ni bien, ni ahantu heza gusohokera cyane. Nahakunze hari view nziza cyane. U Rwanda rw'imisozi igihumbi. Yeah, country. Visit Rwanda. Rwanda, yeah. Hari utubazo tumwe nyine curiosity nk'abafite kubaza abantu ukuntu ibintu abyumva cyangwa bitekereza. Let me start by this girl. Okay. Waguhitishamo kuba mu gihugu gikonja cyane n'igihugu gishyuha cyane, wahitamo kuba hehe? Nahitamo mu gihugu gishyushye bro. Why? Because mu gihugu gishyushye ngomba kwambara ibintu bishaka, ariko mu gihugu gikonje biragoye kwambara ibintu byose ushaka. Ugomba kuba wipfutse kugira ngo utarwara covid. Reka turi muri periode ya covid. No mu buzima busanzwe abantu bashyushye. Yeah. Kugira ngo ujye slang. Not only guslenga, umuntu yambara icyo ashatse. Ntabwo uvuga ngo harakonje cyangwa harashyushye. Wambara ikintu wisanzuyemo. Ntabwo uvuga ngo ndagiye ngo haraza gukonja, ariko ikintu icyo ari cyo cyose you feel yourself, girl. Yeah. Hano hakonje ngo bimva byasaba. Ukonje ni ukwipfuka, urasohoka Gukora mu nzu. mu nzu ugasohoka uhita wambara. N'abantu bashyushye. No, njyewe oya. Njyewe naba ahantu hakonje. Kubera ubushyuhe ndaburambirwa, nkabura uko nifata ngashyuha, bla bla bla. So nkunda ahantu hakonje ngiye. None se reka nkubaze, urashyuha bla bla bla, none se gushyuha bla 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 c'est quoi? No, ndashyuha nkabura ikintu nambara, Yisobanura nkabura aho ngenda. yarashatse kuvuga sinkunda kugenda ku zuba. Ariko ubukonje bashatse kuvuga. No, ubukonje hakonje cyane. ahantu hakonje cyane. ntacyo Ubukonje byatwara. kwifubika ibintu bishyushye. wahora unywa icyayi Okay. Urumva mwese mukunze cyane ahantu hashyushye. ntabwo ari twese nabuze njye nawe Vanye niyo no yisubiza fire. abantu bakonje, abandi usakunda amashyushye. Yeah. Nanjye naba ahantu hashyushye. Wanje. Yeah, for real. Okay. Tony, reka nkubaze ikibazo kindi. Waguhitishamo kurya ibiryo bimwe, tuvuga ibiryo udakunda kurya ukavuga ngo ubirye ukwezi kose udahindura, urumva? Cyangwa akakubwira ngo umara icyumweru udakaraba. goodness. Nahitamo kurya ibiryo bimwe nyine like n'ubwoko bumwe bw'ibiryo. Kubera ko udakaraba wapfa, wabangamira abantu. Wenda waje Sheri utanoga hari n'igihe umubiri uhinduka ku buryo byagutera ikibazo. Yeah. nanjye nibyo nakora. Twese rwose. Okay. Ari nk'umuhungu yamara icyumweru. Abahungu baze kutubwira muri comment. Ariko bibaye kwezi bibaye muratubeshyera. 2 days and 3 days. Abahungu babahitishamo yahitamo kumara icyumweru adakaraba. That's right. Baraza kutubwira. Ariko bibarinze. Okay. Ray. Bwira ibiryo udashobora
kurya wanga mu buzima bwacu dukeneye amateke n'amadegede no amateke ntabwo ari amadegede oya this baby hano muri vision umva babe amateke n'amadegede biratandukanye amateke n'imbuzi amateke amadegede ni ibihazi n'ibihazi ntabwo ari uko ariko byitwa yatwagavukiye ibyo bintu ushaka kubisi urabyanga ndabyanga wigeze kutrayinga se ngenda bikunda amadegede ari muri type zitandukanye hari ubwoko bubi hari ubwoko bwiza ndameze gute nkunda hari type yaje ngo ni amadegede ngo ya kizungu urya aba afite ifufu hari n'ayandi y'amazi potaje iraryoha ngo afata potaje ko kugiteka bakagitogosa ntabwo potaje nayo then hari n'amadegede meza yumutse biterwa n'ukuntu nyine ni ibintu byihindura ntabwo wamenya impamvu ni ibintu byihindura igihe ari nziza igihe ari mbi ariko byose rye biraryoha okay ntakibazo ni wowe cyane okay ugize amahirwe yo guhitamo irindi zina witwa ngira akazina wafata ukunda nyuma gataka akazina nkitwa mwana kaba ari bon gusa nakaye akazina wumva ukunze uhigize ushaka kuba bararyumvisha kuri ID yanjye bampindurira izina bakaguha iyo chance akazina wakwitwa ishami nibyo namwe ishami wow ishami kubera ko ishami no wowe ariko se ko ishami ya okay ntakibazo no we yanditse ishami ariko ntabwo ari wowe wahitamo iri uko kavugitse neza gusa kandi ari na keza wowe wahitamo irihe baby ibyo banyita uhise bagize chance yo kubona yo kugira ngo baguhindurire izina guhindura izina like for real Cla still really ikitwa Cla cyangwa Clarisse okay ukitwa Cla Cla just anyway ni nickname yiwe nickname ariko iyo nickname yavuye kure bro papa wanjye anyitaga ngo Cla so abantu bose barifata n'abantu benshi ntazi bakunda kunyita Cla uyu muntu ashaka kunyita Cla okay that's my nickname wewe ishami yewe ndakunda kubera ko ishami ni ikintu cyiza gitatse neza cyiza okay Fanny mbwira ikintu utinya iyo urimo gukura urumva umuntu arimo kuba mukuru hari ukuntu ibitekerezo bigenda bihinduka imitekerereze irahinduka ikintu utinya ni iki when you getting older hari ibintu utatekereza gutangira gutekereza hari ikintu wumva ugiriye ubwoba mu buzima ni iki kuba mukuru ikintu ntinya ni ugufeilinga kuba mfite plani runaka igafeilinga ndebye kubaho byambaye so that's why mbitinya byarakubabaje byarambabaje nenda no kudeprima okay ikindi kibazo mwese mugiye kugisubiza ni ikihe gihugu buri wese dukuyemo u Rwanda our country ugize amahirwe yo kubamo cyangwa wumva ari inzozi zawe kuba wabamo ugize nka chance yo kujyayo Canada Canada Ariane igihugu wumva nyine kitari u Rwanda wakujyamo ukavuga ati this is my dream country America you Australia even me Australia yeah me it's a United States I know America oh my goodness wow ndakunda kuki ukunda Canada impamvu nkunda Canada kuhabona biragora ariko haba ubuzima butari complicated soft life haba soft life no okay ikindi kibazo Rachel ni ikihe kintu wumva wakwifuza ko cyahinduka like mu buzima bwawe cyangwa se kuba wahindura uko ubayeho emerewe
daily life ikintu wumva uvuga ati iki kintu yani ndagikora ariko mana kiretse cyangwa ntibikivuyeho cyane ntagikoze ukunda kugenda byatari kandi wenda mu mutima wumva utabishaka kugenda ariko ukagenda exemple nkanjye nanjye nkunda kugenda byatari ariko n'ibyo bintu mbiretse ntabwo wandusha mbiretse ntacyo ushobora no gusanga ntari igihari ku meze nyine ati I'm satisfied imbyibushye ndabishaka urashaka ushyiramo effort ndarya cyane appetizers ndarya but anyway I don't know niba bijya muri breads I don't yeah and the bread ndende byatari nizi imisatsi nizi imisatsi beautiful thank you oh my goodness Fanny ni uhe muntu like wakwenfluencinze mu buzima bwawe wagize uruhare runini like mu buzima bwawe mu bintu ukora gushinga kurusha abandi mu buzima bwa buri munsi mu bitandukanye hari igihugu ni babiri my auntie Odette na daddy's emotion nari nzi ko ndimo you are not in sorry don't be I jealous thought I am in Yangan, I'm going to cry don't cry. cry boo it's okay okay yes I am crying no cla ntabwo ari challenge so ugize ni uruhe rurimi wumva nyine ushaka like kuba ugize amahirwe kuba wakwiga ururimi rushyashya kuruvuga neza cyane ni uruhe rurimi wumva wakwiga ukunda ariko wenda utavuga Okay, urabizi ko twege nkatwe nk'Abanyarwanda dufite indimi turi ba trilingue trilingue turavuga igifaransa tukavuga icyongereza igiswahili igifaransa exactly ariko ururimi numva navuga cyane nkumva uri wamenya cyangwa wamenya cyane kuvuga ngo ukaruvuga nyine yisanzuye French okay for me ni français ndayizi yego ariko se ni bya bindi twakuze tuzi ngo tuzi français ariko papa wanjye kiri fluent for me but you can try salut listen comment ça va ça va très bien je parle bien français écoute ikibazo ni iki wowe urambajije ngo ni uruhe rurimba numva namenya ukabimenya neza fluently ukagira ubwoba ati Spanish me too come on girl Spanish yes hola Spanish too Spanish hola yeah me too français nayo iraryoha ndanayikunda ariko oh my goodness igifaransa n'ikinyabupfura nta muntu ubyiga kuzi exactly nicyo kibazo mfite ariko ibyo bintu kubera icyo bivuze Bruce Melody niko Bruce Melody yatubwiye okay oh let me ask you Denise ni gute watekereje aka kantu ko gusohokana family kababaza utuntu nk'utwo nuko nabitekereje yafite YouTube channel ikindi iyo uri gusangira n'abashuti na famiye niba ari ikintu cya mbere kiryoha nicyo ngicyo muhavinga fan muraganira murishima rero numvaga muri famiye yanjye nkunda ni mwe ba mbere ngomba kumva vibes muzingiye ikintu cya mbere cyanshimishije se ntibabwire oya ntabwo ari ngombwa next time kandi cyanshimishije nuko nasohokanye n'umukobwa wanjye twese mukobwa wacu umukobwa wacu kabisa ishami niyo agashami kacu rero new name we love you girl so thank you agashami kacu
so mwakoze cyane ndumva ngo tugiye guhaguruka tugasubira i Kigali byari byiza cyane merci beaucoup ku mu cameraman hello thank you so murakoze cyane go naho utaha hari uzashaka izindi topic tuganira of course we have to kutu tuntu tuba twiza dutuma of course so bye Deep. bye We love you. bye please subscribe